muriteguye muriteguye yego mucoma afata ijambo usoze kambatemo indi video aho uriya mukobwa ari gucatinga video bayiduhaye agace reka mbatemo twagiye mucoma sasa rero nibyo ubu ni ugusesengura ariko kubera ko nta muntu n'umwe wari uzi ntago nari mpari ngo umenye ikintu cyanya cy'ukuntu byari bimeze ariko nanone nk'uko nababwiye nk'umuntu uzi umuntu uba uzi Sabi nubwo ntamuzi 100% of course nta muntu ujya umenya umuntu 100% ariko nshobora kuguriza tangiye kumwihakana se n'uburyo baretse gatoya niko nkubwiye ntago namumenye 100% twemere ko Sabi ni umusitari video umuntu ashobora kuyifata mu buryo bwari bwo bwose ariko ushobora kwibaza kuki Sabi yirukanze okay Sabi ukuntu ateye ibyo nabwo ndi kubibabwira ngewe nk'umuntu muzi Sabi ukuntu ateye ni umuntu udakunda video udakunda amafoto amahirwe rero ni menshi cyane yuko umuntu wari wese waza kumufilima ashobora kwirukanka kabone nubwo nta n'ikintu kimwe yaba akoze uko niko ngende kubitekereza ikindi nono bikantama nono na Sabi ukuntu ateye ntago ameze nkanjye jye uri kunkamera nakwa bro sinshaka izo video man wamureze ushobora kugutuka pe avuga ati sinshaka ibyo bintu cyangwa se wenda nka Brian ashobora kurwana ashobora kukuba ati sinshaka ibyo bintu by'amavideo byawe ariko nanone Sabi ukuntu ateye ashobora gufata umwanzuro mubi rimwe na rimwe wo kuba adashaka kukubwira rakaye cyangwa ngo akutuke imbere ya kamera yawe akaba ashobora guhitamo kwirukanka nk'igisambo birashoboka so ubwo njyewe nguhurije character y'umuntu uko ateye nk'uko sanzwe muzi na video uko muri kuyibona nshobora kuba nibeshye birashoboka ariko nanone uko muzi pe ashobora guhunga mu buryo bushoboka bwose bikaba byamuviramo n'ikibazo kuri we kandi ataranakwiriye no kuguhunga ahubwo yarakwiriye aho ngaho uratubeshya mucoma ubwo se wahuga gutya kugura ahantu ariko umuntu ishyira muri liste kugira ngo avunike ngo kubera birashoboka cyane nakubwira ngo ndishuwa ariko nawe ugira kuvuga nawe nturishuwa icyo nicyo kintu ubwo Sabi wamugize umuntu utagira ubwenge kandi Sabi ni umunyabwenge utagira ubwenge nkubwiye nka character y'umuntu kubera ko adakunda amavideo adakunda amafoto y'abantu nese nikange njyewe nawe n'abandi bose igihe cyose muri video afite ibyo ngibyo arimo aravuga ntaho bihuriye no kwiga Amerika ntaho bihuriye no kwiga rwose niba ari Amerika ibyo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo yarize imana umuntu ashobora gufata umwanzuro mubi kubera yuko adashobora hari ikintu adashobora gucamo kandi koko ibyo birumvikana hari umuntu umenyereye gushwana ushobora kuza kwivugira agashwana mbere yuko dufata abandi bantu tugende gake mucoma mute yo mic umwanya nagwaye urahagije Brian tugende gakeya sibyo Brian nkuzaniye igisubizo cy'icyo wibazaga wabazaga ngo uwo mukobwa aho ngaho muri icyo gipangu ari nayibonye hereza amaso yawe banyarwandakazi maze amasegonda 30 video nyishyize ariko kuva icyo uvuga ushyushya inkuru wabivuze neza wakasa mutwe ureko subaye iki ariko wareka kogeza ntogeza wagera nkogeza biriho tugende gake murebe kuri video niba utamfuringa ntago bikunda nkore nageni ibintu byo kugira mbere yuko duhereza blessings uyu ni umudamu tukagaruka kwa Muhoza twumvikane tugende gake nk'abaryi b'imbuto reba video hano ibintu nkubwira ko byari byapanzwe ngwino ndebe murebe video nkizaho ngo kuri dashboard banyarwandakazi muyirebe nimwitegereza uretse gato none reka nyivuga ariko wazi ko ndi muri stage nimwitegereza uretse gato uyu mugore wemeye akoherereza Sabe video uretse gato akoherereza Sabe message iyo message bari kuyifirima bari kuyifata video yego we gira ubwenge buriyange funguka gato buriya wansobanurira gute ko waba uri mu kibazo ukandikira umuntu message nkoranye muri gipango cy'inyuma umuntu uri kugufirima ukamuha telefone akaza uruvuga ngo ahangaha umusaya w'umuntu ako wabona wenda uwo muntu amuhagaze hejuru umuhagaze hejuru ni witegereza umusaya w'uyu muntu uri gufata video muri telefone ya ngwino ndebe imisaya irafatanye urumva what is going on nimuhumuke nimwitegereza muri iyi video mucoma mbere wowe yuko uvuga gutyo reba muri iyi video urabona ko uyu muntu ngwino ndebe noneho ngwino ndebe yatanze na space arangije aravuga ati akira reka nshatinga uri gufotora wabibonye
ngwino ndebe